Imyaka 35 irashize Alexis Kagame wacukumbuye amateka y'u Rwanda atabarutse. Musenyeri Alexis Kagame yabaye umuhanga udasanzwe, umwanditsi n'umunyamateka ukomeye, akibukirwa ku bitabo byuje ubuhanga yanditse n'ibisigo birimo Indyoheshabirayi, Inganji Kalinga, Umuririmbyi wa Nyiribiremwa, Isoko y'Amajyambere n'ibindi. Yavutse ku wa 15 Gicurasi mu mwaka w'1912 i Kiyanza mu Buliza, ni mu karere ka Rulindo mu Majyaruguru. Mu myaka 69 y'ubuzima bwe, Kagame yasize umusanzu ukomeye, asiga u Rwanda na Afurika bamumenye nk'umunyamateka, umuhanga mu ndimi n'ubuhanga mu byo gutekereza filozofiya. Ubuzima bwe mu buto. Kagame yakuze ari umuhanga, haba mu bitekerezo no mu mivugire. Yaje kuba inshuti ya hafi y'umwami Mutara III Rudahigwa, waje no kumuha uburenganzira bwo gukusanya ibitekerezo by'Abiru ngo abyandikemo igitabo. Yatangiye kwiga mu ishuri rya leta Mbiligi Gatolika Ruhengeri mu mwaka w'1925. Icyo gihe yari afite imyaka 13. Yaharangije nyuma y'imyaka 3. Mu mwaka w'1928 asaba kujya mu iseminari nto i Kabgayi mu karere ka Muhanga mu mwaka w'1929, aharangiriza mu mwaka w'1933. Yakomeje mu iseminari nkuru ari umuhanga mu buryo budasanzwe kugeza abaye umupadiri mu mwaka w'1941. Alexis Kagame nk'umwanditsi. Mu mwaka w'1943 nibwo Kagame yasohoye igitabo cye cya mbere cyagarukaga ku mateka y'u Rwanda yise Inganji Kalinga, gikurikirwa n'ibindi byinshi bigaruka no ku busizi. Agenda ahuza imyemerere gakondo n'ubuzima bwa gikirisitu, ingingo yanditseho cyane. Alexis Kagame kandi yagiye akora inyigo nyinshi zirebana n'ubusizi nyabami. Musenyeri Kagame yifashishije ibyiciro biboneka mu rurimi rw'Ikinyarwanda agaragaza ubuhanga bw'Abanyafurika mu mitekerereze. Mu bushakashatsi bwamuhesheje impamyabushobozi y'ikirenga mu bya filozofiya muri Kaminuza ya Mutagatifu Gregory i Roma. Igitabo gishingiye ku iyigandimi nyarwanda yise La philosophie bantu-rwandaise de l'être hari mu mwaka w'1956. Agarutse mu Rwanda yatangiye kwigisha mu iseminari, asohora n'ibitabo byinshi bitari ku mateka y'u Rwanda gusa, ahubwo bigera no ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu mwaka w'1959, nyuma y'itanga ry'umwami Mutara III Rudahigwa, ingoma ya cyami yatangiye gusa n'ivaho, ariko Alexis Kagame we, kubera ibitekerezo bikomeye yari afite, ntiyagira ikindi kibazo, ahubwo ahabwa kujya kwigisha muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ubwo yashingwaga mu mwaka w'1963. Icyo gihe kandi yari n'umwarimu muri Kaminuza y'Igihugu ya Zaire i Lubumbashi, ubu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yigishaga amateka ya Afurika y'Iburasirazuba n'iyo hagati. Ku wa 5 Nyakanga mu mwaka w'1979 yahawe na leta impeta y'ishimwe ubwo yagirwaga Officier d'Ordre National des Grands Lacs, ndetse amaze kugirwa igisonga cya Musenyeri muri Diyoseze ya Butare mu mwaka w'1980. Papa Yohani Pawulo wa II yamugize Musenyeri w'icyubahiro ku ya 4 Nyakanga mu mwaka w'1981, aba Musenyeri atyo nubwo atari umwepiskopi nk'abo tuzi ubu ngubu.
Ku wa kabiri Ukuboza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe nibwo Musenyeri Alexis Kagame yitabye Imana avuye i Nairobi mu bitaro by'i Nairobi muri Kenya afite imyaka 69, aho yari yagiye kwivuza, ndetse umurambo we leta yishingira kuwuzana mu Rwanda kubera agaciro yari afite mu gihugu. Kagame yabaye mu nama y'ubuyobozi bwa Rwanda Urundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu kugeza ku bwigenge bw'u Rwanda. Uretse ibihembo mpuzamahanga, ku wa 3 Nzeri muri 2014 Musenyeri Alexis Kagame yashyikirijwe igihembo n'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco cyiswe igihembo cya Akademi. Cyashyizweho hagamijwe gushima abantu bakora ibikorwa by'indashyikirwa ku kubungabunga ubusugire n'iterambere ry'ururimi n'umuco by'u Rwanda. Ngayo amateka ya Musenyeri Alexis Kagame wavutse ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu 1912, atabaruka ku itariki 2 z'ukwa 12 1981. Reka dukomeze kumwifuriza kuruhukira mu biganza bya Kristo.